turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukurikirana ibiganiro bya TV2 Rwanda Live. Turaje rero tuje mu kiganiro cyitwa aho duhagaze. Aho duhagaze ni ikiganiro kiba kigamije kubagezaho amakuru y'ibyiriwe bicaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi ntago ndi kumwe na Robert, uyu munsi ndi njyenyine, ariko nanjye ubwanjye ndihagije nanjye ndihagije. Ndaje rero nje kubagezaho amakuru y'ibiba byiriwe bicaracara, amakuru abagezweho. Nta handi ushobora kuyakura rero keretse hano kuri TV2 Rwanda Live. Ndabakiriye abo mu majyaruguru, abo mu majyepfo, ndabakiriye ab'iburasirazuba n'iburengerazuba, mwese mwiyumve mikaze hano mu kiganiro cya TV2 aho duhagaze. Nakiriye abanyakigali namwe ndabakiriye, mwiyumve mwikaze hano muri TV2 Rwanda Live. Nakiriye n'abadiaspora namwe dukunda kubita abo mu ntara ya gatandatu, namwe ndabakiriye, muze tubane. Uyu munsi mbafitiye iki? Nagaseke gapfundikiye, kandi umunyarwanda yaravuze ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Reka rero ntangire nkabapfundurire, kuko nubundi nicyo kiba kinzanye hano muri studio za TV2, ni ukugira ngo mbapfundurire agaseke kaba gapfundikiye. Umuhanzi, sebo mpere kubahanzira, reka mpere ku muhanzi. Umuhanzi cyangwa se umurigenti witwa King Jemus. Ni umurigeni, niko abantu benshi bakunda kuvuga. King Jemus kwa gatandatu no ku cyumweru yarafite ibitaramo bibiri muri BK Alena. Harahiye koko. TV2 Rwanda Live twari tuhababereye, harahiye pe. Mukanya ndaje mbereke cyangwa se mbanyuriremo zimwe mu nshamake zuko byagiye bigenda. Umukinnyi wa filime Nyambo ndetse n'umukunzi we witwa Richard barabyinnye biratinda mu gitaramo cya King Jemus. Namakuru utahasanga handi keretse hano kuri TV2 Rwanda Live. Umuhanzi icyamamare abantu benshi mumuzi ku izina ryitwa Bruce Melody, ubundi yitwa Itahi Wacu Bruce. Mu gitaramo cy'umuhanzi w'icyamamare witwa King Jemus, Bruce Melody yarabyinnye, ivumbi riratumuka. Itsinda ni ba Safi Madiba, ni bande bari bari Musanze. Bari Musanze, niho bari gutwikira muri iyi weekend. Umuhanzi Tasiyeti Tusi ni zimwe mu nshamake ndi kugenda mba nyuriramo z'ibyo tugiye kuganira. Umuhanzi Tasiyeti Tusi yongeye kwigaragaza muri MTN iwacu na muzika. Nawe turaje tumuvugeho gato, agire ibyo dutangariza hano kuri TV2 aho duhagaze. Tumufiteho amakuru, nimujye kuri. Ku munsi w'ejo nibwo hasohotse itangazo rivuga ko inzoga zitwa ibyuma, buri cyuma cyose gikorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Aka kantu reka nkasubiremo. Buri cyuma cyose, inzoga yitwa icyuma yose ikorera ku butaka bw'u Rwanda ibarizwa, izi nganda z'ibyuma zikorera kuri butaka bw'u Rwanda. Izi za inzoga Gin Limited, nyine bino byuma biyayura abantu, bitwara abantu ubwenge, bikabatwara n'ubwonko n'ibitekerezo, zarangije
gukurwa ku isoko rya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu reka mbatangarize ko mugomba gusubira ku bushera, mugasubira ku bigage, mugasubira ku nzagwa n'imitobe, ariko inzoga yitwa icyuma ntiyemewe. Ariko za fanta ziremewe, za primus ziremewe, ariko ibi byuma bisaza abantu banywa bagasara, abantu banywa bagata ubwenge, ugasanga umuntu araye harya buriya iyo wanyweye za byeri zo ntabwo ushobora kurara mu marigori. Abantu mujye muri komenti mutubwire, wanyweye byeri buriya byeri zo ntabwo zisindisha ku buryo ushobora kuyinywa aho kugira ngo utahe iwawe ukajya gutaha kwa Angelique? Abantu mugenda hariya hasi muri komenti mutubwire niba ushobora kunywa primus, harya ubwo yindi ni iyihe, na za mitsingi, ukaba wagera ku gipangu cy'iwawe ukakirenga ukajya gutaha kwa Claudine. Abantu mugende muri komenti mutubwire ziriya nzoga zo ntabwo zisindisha. Ariko icyo nari mvuze nuko izi nzoga z'ibyuma, izi nganda zikora izi nzoga z'ibyuma zaciwe kuri buno butaka bwa kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bibutse, niba utari wakora subscribe, iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo ukore subscribe. Niba utari wakora share, like na comment, iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo ugende ukore subscribe kuri TV2 Rwanda Live, ukore like, share na comment. Uraba uduteye inkunga ikomeye. Nta yandi mafaranga tugusaba, nta yindi nkunga tugusaba. Icyo tugusaba ni ugukurikirana ibiganiro byacu. Kugira ngo bikurikirane rero nuko ukora subscribe, ugakora hariya haba hari agapfunsi ukagenda ugapyondaho kugira ngo ibiganiro byacu nibijya bisohoka uzajye uhita ubibonera ku gihe. Reka dutangire amakuru yacu. Ikiganiro naho duhagaze ni ikiganiro kiba kigamije kubagezaho ibyiriwe n'ibyaraye n'ibyaramutse bicaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibice biriho rero. Ibiriho nuko umuhanzi King Jemus yongeye kwigaragaza, yongeye kumenyesha ba Taigabi, yongeye kumenyesha ba Bruce Melody, yongeye kumenyesha abahanzi nyarwanda kari umwami w'injyana w'indirimbo z'urukundo. Niwe mwami w'urukundo ubundi, King Jemus. Ni umwami. Twari dufite umwami wa hip hop yitwaga J Paul Kabakamani, ariko ubu dufite umwami w'indirimbo z'urukundo. Harya burazi ko babivugana, ni umwami w'indirimbo z'urukundo yitwa King Jemus. Ku munsi wo kuwa gatandatu, ubwo ekipe ya Rayon Sport yakinaga muri stade Amahoro i Remera, umuhanzi King Jemus yari yujuje bike Alena, ari gutaramira abantu bamukunda, abakunzi ba muzika nyarwanda. Yari kubataramira, ibintu byari bishyushye. Nutuhe dushya twagiye turanga iki gitaramo cya King Jemus, nuko ari we muntu wenyine mu Rwanda muri kino gihugu wakoresheje concert wa gatandatu, bwacya ku cyumweru akongera agakoresha concert, kandi bike Alena ayipfuka yuzura. Niwe wenyine wabikoze, nta wundi. Kuva aho mvukiye, kuva aho ngereye kuri iyi si, niwe wenyine wabikoze. Nta wundi muntu wigeze amugwa mu ntege. Bantu bakozemo ibitaramo bakayuzuza ni ba Israel Mbonyi na Debeni. Hari abandi ntago bari bipima. Abandi ntago bari bipima, ariko King Jemus yongeye kugaragariza abantu ko ari igikoko, ni igisimba. Ubundi uyu ntabaho, ntavuka rimwe mu binyagihumbi.
King Jemus rero yujuje BK Arena inshuro ebyiri, umunsi wa mbere umunsi wa kabiri. Ni ibintu byantangaje. Rero nagiye kugura tike sanga zarashize, ndibaza ariko se ibi bintu ni ibiki. Ubwa mbere baravuze ngo King Jemus afite concert hano muri BK Arena. Ndangije ndavuga uko byagenda kose ngomba kugura tike. Ngiye ntangira gutekereza gutyo, mpita numva narindi baye nkibivuga gusa bahita bambwira ngo amatike yashize. Ndibaza se amatike yashize gute? Nanjye byahise binyobera. Nese vuga se umuntu asohora amatike umunsi umwe iminsi 2-3 amatike akaba arashize. Ndavuga tubwo ndabihombye, mpombye ibirori bya King Jemus, ariko nanjye nari umwe mu bantu bagombaga kwitabira iki gitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 amaze ari muri muzika nyarwanda. Bukeye mu gitondo numvanga yandi yasohotse nabwo ngo yashize, ndavuga niko noneho ndumiwe. Ubuse uyu muntu noneho ako ubundi King Jemus ntabaho, mu buvuga ntabaho. Reka tugenda tubabiriramo zimwe mu nshamake zaranze ibi bitaramo, nuko habonetsemo amafoto cyangwa se video z'abastari bitabiriye iki giterane cyangwa se iyi concert ya King Jemus, kandi bagaragaye babyina banezerewe, ubona bari gufiringa ibyo barimo, bari kurimerita, bari ku byina byabarenze. Umuhanzi wa mbere yitwa Bruce Melody. Ngo nzagukubita ikinyafu. Yari yitabiriye iyi concert ya King Jemus, kandi rwose yari arimo kubyina yanezerewe mu ndirimbo nziza z'urukundo, indirimbo bari kore dire kanze mbanyuriremo tumwe mu turirimbo twagiye dukoreshwa harya buriya nutuhe tumwe mu turirimbo King Jemus hafite turyoheye amatwira. Mugenda hano hasi muri comment mutubwire uturirimbo twakoreshejwe, mbagira ngo menye niba namwe turi kumwe. Menye niba turi kumwe menye niba mudukurikiye gatanu kuri kagenzi kako. Reka twihute. Umukinnyi wa filime uzwi w'icyamamare, umukobwa ejo bundi wavuye mu murenge, ubu navuga ko ari umugore wa Richard. Reka bariko mbivuga, ni umugore wa Richard, yitwa Nyambo. Reka nkoreshe iryo zina kuko abantu benshi niryo mumuziho ko yitwa Nyambo. Nawe yagaragaye ari kubyina tumwe mu turirimbo tw'urukundo twa King Jemus. Yasohokanyeyo n'umugabo we. King Jemus, indabo zawe ndaziguhaye. Hari abantu bigeze kuvuga ngo King Jemus ashobora kwuzuza stade Amahoro, ndabihakana. Burumva BK Arena byibuza wenda ishobora kubijyamo abantu 10,000, ariko niba akoze igitaramo inshuro ebyiri akuzuza 20,000 mu minsi 2 yikurikiranye, nibigaragaza yuko stade Amahoro yayipfuka yayuzuza. Rero indabo zawe ndaziguhaye, urumuri gen, nta kintu ndenzaho. King Jemus wadukomye kabisa, wadukomye. Hari ibindi turavugara hano ku gitaramo cya King Jemus. Reka tujye kubyiriwe bicaracara hano hirya ku mbuga nkoranyambaga hiriwe havugwa amakuru y'inzoga, ibisindisha. Inzoga biriwe bamena, bazimenye pe, bazimenye. Nako baziciye ku isoko ryo mu gihugu cy'u Rwanda. Ntago ubu zino nzoga zitwa ibyuma ntago zikigezweho, bazikuye ku isoko. Ubu tuvugana inganda zose zirafunze. Abantu ntago barimo kubyumva, bari kwibaza ngo noneho turatungwa n'iki. Urumva zino nzoga zari za make,
200 yawe 300 wabonaga icyuma. Muri iyi karitsiye ntuyemo niho bikunda kuba biri cyane bibarizwa, ariko natembereye nkurikirana amakuru nsanga nta hantu bikiri, babimanuye. Icyo ntari namenya neza, ntago ndamenya niba babimenye cyangwa se niba barabicuruza mu ibanga bikabanza bigashira, ariko nta butike ushobora kwinjiramo ngo usange ibi byuma bimanitse. Yego rero icyo dutangariza abantu ni iki: munywe imitobe munywe inzagwa kandi nabyo byenzwe neza, munywe ibigage, munywe n'ubushera. Ubundi abantu bafite agafaranga mujye munywa za byeri, Primus ziremewe, Fanta ziremewe, za Mitsingi ziremewe, ariko ibi byuma nibibicura ubuzima, Ambibutse iki ni ikiganiro aho duhagaze. Ngiye muri kumwe, nitwa Himbaza. Ni ikiganiro kiba kigamije kubagezaho amakuru ibiba byiriwe bicaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nabonye uyu muhanzi witwa Tasiyeti Tusi yatsindiye amafaranga menshi yatsindiye amafaranga menshi. MTN wacu muzika rwose bayamushyikirije ni miliyoni, niba ari 12. Ubundi amafaranga ajyaho aba yandari. Amafaranga ajyaho yandari burya. Udafite n'utwo yari afite aratwakwa, ariko ufite nayo yari afite ariyongera, nyine murabyumva. Aba bahanzi bo mu itsinda rya Urban Boys basusurukije abantu muri MTN wacu muzika, barabasusurukije. Aba ni abahanzi abantu benshi bakunda, abantu barabakunda hano kuri buno butaka bw'u Rwanda. Bongeye kugaragaza ko itsinda ritandukanye, burya itsinda bari ryiza, itsinda rwose aba ari ryiza cyane. Hari umunyarwanda avuze ngo ababiri baruta umwe, babiri baba baruta umwe. Nta hantu abantu babiri baba bahuriye n'umuntu umwe. Rero basusurukije abantu hariya mu ntara y'Amajyaruguru, kandi bagize performance nziza cyane. Ikiganiro naho duhagaze. Niba utari wakora subscribe, genda rwose ukore subscribe kugira ngo tuzaye tubana mu biganiro byose dutambutsa hano muri TV2 aho duhagaze. Niba utari wakora like, share na comment, uyu niwe mwanya wo kugira ngo ugende dushyigikire. Iyo ubikoze uba uteye inkunga ikomeye iyi televiziyo ya kabiri cyangwa se TV2 Rwanda Live. Ndabashimiye mwebwe twabanye. Ikiganiro aho duhagaze naho akagaruka ku munsi w'ejo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Nge mwari muri kumwe, nitwa Himbaza Claude. Bye bye.